ushatse kuvuga yuko hari bashobora kuba barayibarira ariko ejo bukazacya baseka. Ibi ni ibintu bikorwa n'amaboko y'Imana yonye, kuko uyu Morodekayi yego yari yaraye mu ijoro ryo kurira abona nta bindi byiringiro by'ubutabazi. Ariko igitangaje Imana iba yateje wa mugabo n'amana ubwibone bwo guhita azinduka, barabaza ngo ninduri numva ibyo birenge numva iyo mirindi iri hanze ni yandi. Yego baramuga ati ni wa mugaragu wawe Hama. Kumbi Imana yakoza gashya, yasanze umwami mu buzi bitotsi. Yego muri rya joro urimo kurira hari marayika wabuze ibitotsi byo ari gushaka inzira zo kuza gutabara bera. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo mu ijoro ry'amarira ya Morodekayi, yes, marayika w'Imana yazanye igisubizo gituma Morodekayi ari buseke muri icyo gitondo. Ngo we igihe wowe uri kurira mu kigeragezo urimo, yego, mu ijoro ryo gutabarwa kwawe kw'Imana iba yateguye, hari marayika uri guperepara ibintu abishyira ku murongo, ashaka amashwari yo kuza kuguhoza. Nukuvuga ngo tugite ijoro ry'amarira n'igitondo cyo guseka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kubera ko cya gitondo cyageze, yego, ngitibwira Mose ngo noneho rambura inkoni hejuru y'inyanja. Ushatse kumbwira ngo iyi gitondo kigeze, amagare n'amafarashi bya Farawo, inziga zabyo bigenda bikuruka biruhije. Ababariraga barizwa na Farawo batuze, bakinjira mu gitondo cyo gushima no kuvuza impundu. Yesu ashimwe cyane bakundwa bene data, nshuti za Shaka Imana TV, amahoro y'umwami Yesu nabane namwe. Twongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza umugisha n'amahirwe aho muherereye mu bice bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, no mu mujyi wa Kigali. Reka tubabwire ngo Imana yabereye baho umugisha, tuganire Senga Imana. Yego, senga Imana noneho tukomeze ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka nyagora ku ngoma, niwe mungeri mwiza, utujyanye iruhande rw'amazi adasumye, udusubize cyane umukozi w'umuhanga, uri kugirirwa neza n'imbabazi zawe zatwomaho iminsi yose. Natwe twiyemeje kuzaba mu nzu yawe iteka ryose, kandi kuko ari we muyobozi, ari we duha imbaraga tuzabishobora mu izina rya Yesu. Turagushimira ko kuri aya masaha duhuriye kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Shaka Imana TV. Turasenze kugira ngo ijambo tugiye kuvuga rigira umumaro wo gusenya ibyaha no kukiza indwara no kuruhura abarushye n'abaremerewe no gutanga urukundo ku bari barubuze no kunga imitima ivunitse ndetse no gukiza ibyago n'amakuba ku buzima bw'abantu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dufate Bibiliya, yego, turebe ijambo dusanga hano muri Zaburi ya Dawidi. Zaburi ibice ni 30, turasehera ku murongo wa 6 wonyine naneho dusoma. Ikaba Zaburi ya Dawidi, Zaburi ya Dawidi ni ibice 30 umurongo wa 6 wonyine. Yego, kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato, yego, ariko urukundo rwawe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga amen. Wanyemerera iri jambo karisubiramo? Risubiremo kugira ngo abantu turusheho kuryumva neza. Riravuze ngo ibice 30 kugira ngo n'uwo wari ugize abari hagifungura uwo murongo abyumve. Ni indirimbo ya Zaburi ibice 30 umurongo no wa 6 wonyine. Yego, haravuze ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato, yego, ariko urukundo rwawe ruzana ubugingo. Yego, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga amen. Uburakari bwawe n'ubw'akanya gato. Kuko uburakari bwawe n'uburakari nani? N'uburakari bwoko ki? Uwiteka nibwo. Uburakari bw'Uwiteka. Kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya. Dawidi yavuze iri jambo arimo avuga ngo uburakari bw'Imana. Ariko ubundi Dawidi yaboneyeho uburakari bw'Imana. Reka nkwereye. Yego, Dawidi kugira ngo abone uburakari bw'Imana, kugira ngo abuvugeho, uvuga ngo ni umunsi Uwiteka yafashe aba bahungu banuza barya ubutaka bwamize harya n'abahungu ni bakora na Datani na Biramu. Ubwo ni bene Kora. Ni bene Kora. Nibo yari ari kuvugaho. Yego.
arebye ukuntu bwasamye bukabamira ari bazima batarwaye bukongera bukifunga. Yego. Aravuga ati ya Mana nubwo nyikurikira burya igira n'uburakari. Yego. Ariko icyitonderwa kugira ngo avuge ngo nubwo akanya gato, yarebye ukuntu isanduku y'isezerano yego igarutse. Ubwo mu yandi magambo yarigaruye mu burakari bwayo. Yarigaruye. Aravuga ngo nshingiye kuri iyi Mana. N'ukuntu iyi sanduku yatereganye ikagenda ijyanwa abantu bayanga bitewe n'uko Imana nta nupfa kuyakira uko yiboneye. Yego. Ikajya ku muntu w'umutindi obudedomu w'umunyagwa mu Kinyarwanda cy'iki. Yego. Ntimuhitane. Ahubwo igasiga imukoreye imirimo n'ibitaga. Ariko ubundi turi aho ngaho. Dawidi ubwo yemeraga ko isanduku y'isezerano y'Imana ijya kwa Budedomu, ubundi yaragamije ikintu cyiza n'ikibi. None se bafashe umuntu udafite shinge na rugero, baravuga ati ubwo abandi bose bayigize nimuyijyane kuri uwo munyagwa napfuye nta cyaba gipfuye. Cyangwa Dawidi yaramufitiye mu bashaka kakira. Ntazo. Ukuriya mukene. Urebye ukuntu iriya sanduku yatembereye hirya no hino. Uwigeze ati bahagera bagahita barwara ibishuti. Ati muvana. Iriya sanduku ngo yakoze agashya mu Bafilisitiya ngo yateje icyo bita ibishuti. Ibishuti urabizi? Ibishuti ni ibintu by'ibibyimba biza bitondekanye bishoreranye. Yego. Ngo yarabibateje noneho ikaba bibateza aho bita mu magara. Aho nitugiye kuhavuga ariko ni Ikinyarwanda kizwi. Yego. Ngo rero iriya sanduku bivuze yuko Dawidi nawe yari yayitinye, ari nayo mpamvu yayohereje kwa Budedomu. Yabati n'ubundi ntacyapfaga. Ntacyapfaga. Nigende n'ubundi imurangize. Ntacyapfaga. Kugira ngo ubu burakari ifite abanga ihiti buzana iwanjye kuko uburakari bwawe. Ariko nshimiye Imana ko Bibiliya ivuze ngo uburakari bwayo n'ubw'akanya gato. Yego. Kandi Dawidi kugira ngo avuge iri jambo, yusomye amateka ya Dawidi yari umunyabibi. Oya Dawidi tena twongere tugaruke kuri Dawidi ahantu yaboneye nanone uburakari bw'Imana. Wibuka ubwo Abisiraheli Dawidi ingabo ze zari ku rugerero ziri ku rugamba. Wibutse yuko nanone ngo nawe yarasohotse ngo ari kugendagenda ngo niba ari ku rubaraza rw'inzu ngo abona muka Uriya ngo arimo akaraba. Ngo arimo akaraba ngo arangije ngo areba ngo yari umugore w'ikibengukiro cyane ngo aramwifuza mutumaho bararyamana. Noneho wenda kugira ngo tutakurura ayo magambo ukuntu ducagaguye bigaragaza yuko Dawidi amaze kurongora muka Uriya yatumyeho Uriya, ariko amutumaho atarimuwe agira ngo azamugerekeho icyo cyaha. Agira ngo azamugerekeho icyo cyaha. Ahubwo ubundi reka turebe uyu Dawidi muka Uriya yari yamumeneye ibanga ko ari mu gihe cyo gusama. Mu bigaragara byarahuriranye hafi. Byarahuriranye. Gute yamutumyeho kugira ngo azitirirwe icyo kintu. Yego. Kandi yamusambanyije amubonye gutyo gusa. Ariko menya ikijyanye n'ikibero cy'umugore kiba ari icyo kwitonderwa. Kubera yuko cyafashe umwami kimukubita hasi. Ubundi umukirisitu wese ushaka gukomeza muri urugendo agomba kwitondera ikibero cyose cy'umugore utari uwe. Yes. Ikibero cy'umugore utari uwawe ukwiye kukitondera. Bivuze ngo guhwejesha amaso. Yego. Ubundi icyaha cy'ubusambanyi ugitsinda wirutse. Iyo ushaka kugitsinda ureba aho ntabwo ugitsinda. Cyo kiragutsinda. Reka tubwire data bazajya babona cyabasatiriye. Ushatse kumbwira yuko guhunga iki cyaha ari ukwirukanka. Icyaha cy'ubusambanyi umurokore wese ushaka kuzakomeza urugendo rujya mu ijuru kitamugushije. Yego. Ni uguhunga, ni ukwiruka. Iyo uhejejeho amaso niyo waba uvuye mu yirindwi uragikora. Ni ukwiruka udapfa. Ni uguhunga wiruka. Iyo urebye ku icyo kibero ugatinzaho amaso
uhita urangira, burarangira uko byamera kose niwe wavuye mu yirindwe. Niyo mpamvu Yosefu noneho yakuyemo agashyira bugeri. Buriya Yosefu niwe wari uzi password yo guhunga ubusambanyi. Yego, yaravuze ati niyi myenda mwampaye murayisigarana, ariko aho gutakaza Kristo musigarane imyenda. Ariko se buriya Yosefu ni kubw'imbaraga z'umubiri cyangwa ni kuzindi imbaraga tutazi? Buriya Imana icyo namaze kubona mu myaka maze kugira, Imana ishoboza uwishoboje. Mbese ni ukuvuga ngo ifasha uwifashije. None se Yosefu ko biriya bintu atarabizi yabibwiwe n'iki kugira ngo ashyire bugeri? Wayoberwa gute se? Ufata umwana w'uruhinja ujye kumushyira mu ishyamba kivuka w'umuhungu n'umukobwa, iyo bakuze bararyamana. Yarabitahuye. Biriya ni ibintu Imana yaremanye umuntu. Okay, ni ibisima kubiraho ishakana. Si ngombwa ngo ube warabibonye cyangwa waragize uti. Biriya byo ubwabyo birishakana. Neza. Birimo ikindi kintu buriya. Niyo mpamvu rero tugarutse kuri uyu Dawidi niwe twari turimo turavuga. Tuvuga ngo aravuga ngo uburakari bw'Imana yabubonye ryari. Twari tugeze uburyo kinyine yabubonye ku mudamu wa Yonatani ubwo yicaga na Yonatani, niho nashakaga kugera. Noneho nibwo Imana yatumaga umuhanuzi bita Natani rero atumwe kwa Dawidi agenda mucira umugani. Wari umugani umugaragariza umubwira yuko yakoze icyaha, mubwira ati mu gihugu cyawe hari umuntu wari ufite amasho y'inka n'intama, hari n'umutindi wari ufite umwagazi w'intama, ariko umubi nuwagenda ngo asuwe n'abashyitsi. Asuwe n'abashyitsi, umubi nuwajya mu mukumbi we, ahubwo ajya gufata kagazi k'intama ka wa mukene. Dawidi ati uwo muntu yaba ari muri iki gihugu ngewe mite murangiza. Urumva ni ukuvuga ngo Dawidi yari yamaze no kwikatira urubanza rwo gupfa, ariko kubera yuko uburakari bw'Imana ari ubw'akanya gatoya. Murakoze cyane. Tugezaho ahantu mu murongo neza. Nuko tugeze muri uwo murongo nyine. Dawidi rero abibonye ukuntu Imana itamutsinze, uriya mugabo amaze kuvuga ati Nyagasani mwami, uwo muntu nta wundi ni wowe. Arebye ko yari yikatiye urwo gupfa, ngo ahita yikubita hasi. Aravuga ngo kuko uburakari bw'Imana. Ariko tugaruke kuri aka kantu ko kwikubita hasi kwa Dawidi guca bugufi yakwe. Ni bantu bangahe bumva icyaha cyabo bakemera kubarambarara cyangwa barahagarara bakaburana cyane? Uyu munsi umuntu arasambanya umugore cyangwa umugabo agasambanya umugore cyangwa umugore agasambanya n'umugabo runaka yumvaga w'umusitari cyangwa ugezweho, akagenda bibwira abantu bati ibi nibi. Umuntu arakora icyaha ati kiriya narakiroze cyangwa namugiriye nabi, akumva ari fiyeri kubera kuvuga ngo arakiyemerana umutima. Hari umuntu wemera guca bugufi kubw'icyaha cyiwe ku buryo yakubarara akavuga ati Nyagasani Imana rwose naragicumuye, cyangwa uyu munsi wa none aburana ahakana. Abo ngabo ni bakeya. Abo ni bake bahari. Yego. Kandi nta nibo bari kujya mu ijuru, kuko ubundi tuvuze ngo ku cyaha nta muntu n'umwe udakora icyaha, ahubwo uburyo tukihana. Icyaha cyo kirakorwa, kandi buriya reka nkubwire, Imana ivuga icyaha ntiyashyize mu mibare muri kategori, kuko ibyaha gutsinda ubusambanyi ugatsindwa n'ubwoko, ushobora gutsinda ubwoko ugatsindwa n'ishyari, ushobora gutsindwa n'ishyari, ugutsinda ishyari ugatsindwa no kubeshya. Bivuze ngo ibyo byose nta cyaha njyana juru kirimo. Yego. Ahubwo uburyo umutima w'umwuka wera ukurimo. Yego. Nk'uwo Dawidi yagiraga. Nose Dawidi kugira ngo Imana imwirahiruze ngo hari wakoze amanyanga nkaye, ariko yahindishwaga umushyitsi n'ijambo ry'Imana n'icyaha yakoze, agahita yubarara nk'uko bivuze. Imana kugeza ubwo ivuze ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo. Noneho aha rero niho nanone Dawidi yaje kubonera ko uburakari bw'Imana ari ubw'akanya gato. Turi ku ijambo rega bita akanya gato. Niryo nge nashakaga kugira ngo numve. Tubanze turivuge. Yego. Uburakari bw'Imana bivuze ngo nubwo akanya gato. Imana ishobora kwigarura bitewe nuko umuntu agize gute aciye bugufi. Okay. Noneho tujye twinjire muri iri jambo uko urisomye. Yego. Iravuze ngo ahari kurira. Yego. Nukuba ngo uburakari bw'akanya gatoya burarangiye, noneho hagiyeho kurira. Arabahisa avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro. Yego. Bwacya mu gitondo impundu zikavuga.
ahari kurira kwararira umuntu nijoro, akarara ari mu marira abona ibyerekezo cy'ubuzima kirangiye kuri we. noneho ndashaka kumenya ni bantu bangahe muri iki gihe cya none, ariko dushingire wenda kugira ngo tugende dutanga ingero muri Bibiliya baraye barira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Dawidi nawe yaba yarashingiyeho cyangwa nawe afite hingi. Twirefera ku mugabo bita uriya wabaga ku irembo, bamwita Morodekayi. Ijoro ryo kurararira ndetse n'abayuda bose yego ryari ryamugezeho. Hamani yavuze ati umugomba kumanikwa kuri uriya rubambo. Ni umurongo wa mbere haravuga ngo ku munsi wa 12 w'ukwezi kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ubwo abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bari bo bagiye ububasha. Urumva uwo munsi ngo nibwo bari baraye barira bazi ko abanzi babo bibwira ko bari bubagiraho ububasha. Ngo ariko muri iryo joro birahinduka, ngo Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Bivuze ngo bijya bihinduka mu ijoro warayuririyemo bigahinduka bugaca useka vuze impundu. Uyu munsi reka tubibwira abantu, yego ahari wabo warayurira cyangwa umaze igihe uri kuri. Hari abantu bafite amarira. Mwene data nuvuga aya magambo mbabarira utangariza abantu. Hari abantu nzi bafite amarira muri iki gihe cya none, baraye amajoro menshi n'amarira. None ushatse kuvuga yuko hari bashobora kuba baraye barira ariko ejo bukazacya baseka. Ibi ni ibintu bikorwa n'amaboko y'Imana yonyine. Yego, kuko uyu Morodekayi yego yari yaraye mu ijoro ryo kurira abona nta bindi byiringiro by'ubutabazi. Yego, ariko igitangaje Imana iba yateje wa mugabo n'amana ubwibone bwo guhita azinduka. Barabaza ngo ninduri numva ibyo birenge, numva iyo mirindi iri hanze ni yandi. Yego, baramuga ati ni wa mugaragu wawe Hamani. Kumbi Imana yakoza gashya, yasanze umwami mu buzi bitotsi. Yego, muri rya joro urimo kurira hari marayika wabuze ibitotsi byo ari gushaka inzira zo kuza gutabara abera. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo mu ijoro ry'amarira ya Morodekayi, marayika w'Imana yazanye igisubizo gituma Morodekayi ari buseka muri icyo gitondo. Ngo we igihe wowe uri kurira mu kigeragezo urimo, yego mu ijoro ryo gutabarwa kwawe kw'Imana iba yateguye, hari marayika uri guperepara ibintu abishyira ku murongo, ashaka amashwari yo kuza kuguhoza. Nukuvuga ngo tugite ijoro ry'amarira n'igitondo cyo guseka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Bivuze ngo hari ijoro ry'amarira ariko hari n'igitondo cyo guseka. Morodekayi yararanye amarira ariko Imana yamaze gutegura igitondo cyo guseka. Bene data bakundwa, najya ngo utangarize ushobora kuri mu ijoro ry'amarira, ni ku ijambo ry'Imana hano ritubwiye. Ariko hari n'igitondo cyo guseka. Wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga ugaseka. Hari igitondo cy'impundu kirahari. Reka turebe undi muntu cyabaye. Yego, ariko se ubundi tutarareba n'undi muntu. Dawidi uyu mwene Yesaya iyo twasomye, uvuze ngo hari kurira kwararira umuntu ariko nijoro mu gitondo impundu zikavuga. Ni ryari yaba yaraye arira akaba nanone yabyutse avuza impundu? Uyu Dawidi. Yego, Dawidi reka mwibutse neza. Wibutse ko Dawidi ari mu butama aragiye mu ishyamba. Ryari ijoro ry'amarira ku buzima bwe. Iryo joro yaraye ariramo imbeho imumereye nabi. Wibutse ko aribwo Imana yahagurukije Samweli kujya gutoranya umwami kwa Yesayi. Uzi ko Imana yego yijya kugukiza ikoresha n'icyo abantu bakita babe batasomye neza ikinyoma, ariko kugira ngo igukize ishobora gukoresha ikinyoma. Ansobanura iryo jambo. Sobanurira ukuntu Imana yakoresha ikinyoma ishaka kunyiza. Yego, ati kai nugerayo ntuvuge ko uje kwimika umwami kuko Sawuli yawe. Yes. Iri jambo mise ngibuka. Bivuze iki? Nukuvuga ngo Imana nayo ibwayo Sawuli iramuzi. Izi yuko Sawuli namu yagirira Samweli. Kandi Samweli ari umucunguzi nanone. Kandi gukiza kw'Imana ntabwo kwakurwaho nuko Sawuli ari umunyamahane, ahubwo Imana mu nzira zayo ifite kubwira uyu muntu ati ntumubwire kuje kwimika. Ubwo mu yandi magambo ahangaha harimo ijambo bita kuba umunyamabanga.
urakoze wanyumvishe cyane kubera ko yego uyu Samweli wagiye kwimika yego nta burenganzira afite bwo kujya gutera kudeta mu gihugu kikiriho umwami. Birasaba Samweli kuba umunyamabanga w'iby'Imana imubwiye ajyanye kwa Yesaya. Kabiri yego akaba ari umuntu w'umunyabwenge kuko pawa y'abami bisi yakwica kandi Imana yaravuze kuzabarama. None ushatse kubwira iki rero abantu bari mu ijoro ngiri Dawidi arimo kandi nanone bakaba batumweho Samweli? None dushatse kubwira abantu babiri. Dushatse kubwira utumwa nka Samweli n'utumweho nka Dawidi. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo uyu muntu ariko se mukozi w'Imana konzi ko hari abahanuzi bamwe bameze nka Samweli Imana itumye kwa Patrick kuza kubabwira iki Imana batumye. Kandi Eliya nanone ni inasi yo kuba yagirira nabi wowe utumwe ibyo kubera yuko atifuza ibyiza bigera kwa Patrick. None ubwo ngubwo utumwe nk'umuhanuzi uramutangariza iki? Utumwe nk'umuhanuzi abo umunyamabanga w'Imana cyangwa nukuvuga ngo uyu muntu utumwe nk'umuhanuzi yego ikitonderwa ndakumva cyane arabanza abaza ubugira gatatu kuko ari iyo mu ijuru imutumye. None se kandi aba bantu batumwe nk'abahanuzi bashaka kugenda babyiratana kugira ngo bamenye tena bwana kuko uyu mugabo reka nkwereke umugabo nguheraho urugero ni Ezekiya yego Ezekiya ngo Imana yavuga ngo nutange yamutumye we Yesaya mwene Amosi nutange kuko nubundi gukiraho ntuzakira. Yego Ezekiya we muri uwo mwanya ahindukira reba ivure. Abantu batagira ngo umuntu yararyamye ku gitanda aricuranura aracurama. Ariga ivure nukuva mu byo warurimo. Kuva mu byo warurimo bugufi bw'Imana no kuyibutsa imirimo waba warakoze imbere yayo. Yego. Ngo akibikora ngo uyu mugabo w'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi yego ngo ari mu nzira asubiraho yumva ijwi rimugira ngo umva. Oya nuvuga ngo yari ari mu nzira Bibiri bisobanura neza iravuga ngo yari ageze hagati mu murwa mbese aho yaturutse yari yegeze iramubwira ngo subira kwa. Ariko reka nkubaze ubu hatarimo ikiguzi koko Imana nayo niyoroshye kubwo guhindukira k'umugaragu wayo ivuna umuhanuzi ititaye aho yarageze bwayo ari ubw'akanya gato tugarutse irigaruye nyine yigaruriye kuri Hezekiya iragarutse iramubwira akimugeraho iramubwira atumva ikimenyetso cyambwira ko ari yo koko ibivuze kandi yari yasinye ko ngomba gupfa niki. Aramubwira ati uransaba iki? Aramubwira ati icyambere ndashaka ko ndambika ubwoya bw'intama aha hasi ku mukungugu ubu bwoya bugatoha umukungugu burambitseho ukagomeza wumagaye. Yego urumva iyo sorozo ahubwo hari naho numvishije arangije bya bintu biraba. Yego irangije ntiyashyigwa arongera amuga ati ikindi noneho ubu bwoya bwo bugiye gutoha nako ubutaka bugiye gutoha aho burambitse ubu bwoya bwo bukomeze bwumagare nibugereho amazi. Yego icyo kimenyetso na Imana iragikora ntiyashyirwa. Turi kuvuga kuri wa muntu ubutumwe n'Imana uhita wiruka tabanje kumenya niba ari yo koko. Yego rero aramuga ati se igicucu mvuga igicucu kigenda imbere yawe ho ati ibyo byashoboka metero 10. Aramuga ati no ibyo birashoboka birashoboka zinarenga nigisubira inyuma kigenda inyuma yanjyeho metero 10 ibyo ntibirabaho. Abonye bibara bati igendere niyo muvuganye. None uyu muhanuzi rero twari turi ku muhanuzi uturebye Samweli atumwe kwa Yesaya kandi hari Sawuli ushobora kumenya amakuru ko hagiye kwima undi mwami yarangiza akabwirira nabi nde Samweli kuko niwe numwe yari iriho muri icyo gihe yo gutumwa kujya kwimika abami ba Isiraheli. Uyu munsi wa none twari turi kuvuga ngo noneho umuhanuzi anumweho kandi hari ingenza zitifuza ko hari ibyiza bimbaho. Agomba kugira ubwenge kandi nanone hariho nyine ijambo nashatse gutindaho. Hari abantu bashaka kwiyemerana ibi bintu kugira ngo bamenye ko ari bo babivuze. Abo ni babahanuzi b'abana
tugiriye inama ki rero aba bahanuzi b'abana icyo buhanuzi kizabakwereka. Yego. Umugore n'umugabo bashobora kuba bari mu cyumba bari gusenga cyangwa mu rusengero, akamuhagurutsa ku busambanyi kandi ngo ni hano ubusambanyi kandi kumwe n'umugore we. Nubwo turi kuri iri jambo, turi ku ijambo rivuga ngo urumva ijoro ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Twari turi kurira kwa Dawidi, twarebye turavuga ati mbere yuko tujya kureba ahandi turebe Dawidi uvuze iri jambo ni ryari yararimo kurira, ariko kandi bugaca mu gitondo impundu zavuze. Ni umunsi yarari mu ishyamba mu ntama no mu nka. Yego. Bagazana Aminadabu, Imana ikavuga ati no. Yego. Uwo namugaye. Nukuvuga ngo noneho iki gihe tugeze, Samweli ageze kwa Yesayi, amubwiye misiyo imuzanye. Aramubwiye ati ngewe nzanywe no kwimika umwami w'Abisiraheli mu rugo rwawe. Ubundi Bibiliya ivuga ngo ntabwo turi bujye ku meza ataraza. Yego. Bivuze ngo n'ubundi mbere ntabwo wowe yahuriraga na bene nyina ku meza. Yari mu ijoro ry'amarira. Yarari mu ijoro ry'amarira. Yo kuba atahura na bene nyina basangire banezerana. Ariko kuko hari igihe cyo kurarurira bwa kimpundu zikavuga. Ubwo ushatse kuvuga abantu bari mu gihe nk'icyo Dawidi yararimo. Bari batahurira n'abandi mu meza bitewe n'umuhanuzi wo kujya gutoranya umwami. Bazanye ihumure. N'umuhanuzi uzanye ihumure. Rivuga ngo nubwo wambuwe agaciro, nubwo utemerwa, hari aho utagera, ariko uyu munsi wa none iryo joro ry'amarira rigukuyemo, ikuremeye igitondo cyo kugera aho utari maze igihe utagera. Umaze igihe urizwa no kubura urubyaro. Yego. Ariko Imana irema igitondo irahari. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ushobora kuba umaze igihe urizwa n'igihe umaze mu bugumba, ariko Imana irema igitondo irahari. Ushobora kuba umaze igihe urizwa n'amarira y'ukuntu wibaza ukuntu uzatabarwa. Yego. Yego. Uravuze ngo ushobora kuba umuntu ubwiye aba bantu ngo bashobora kuba bari mu ijoro ry'amarira afite ibimuriza, ariko hari igitondo kigiye gutuma avugirizamo impundu. Imana yacu tugirira ubuntu cyane. Kuko aba bagabo Saduraka na Meshake na Bedenego, yego, ku munsi babaha umunsi wo gufata decision, baba ngo noneho nimutemera kuramya iki gishushanyo, yego, dore nguyu umuriro wenyegejwe karindwi. Nabo ni ijoro ryabo ry'amarira. Bareba itanura ryenyegejwe byari bizwi bitari mu mfufu. Yego. Ati nimutemera noneho kuramya iki gishushanyo kibajwe. Yego. Iri joro ryari danje. Ngewe rero ukankubwira, ni iyo bavuze itanura, hari abantu bumva itanura niba batanarize. Ngewe rero amatanura ndayasi. Ndi n'umuntu wacaniriye amatanura. Yatubwiye itanura rimaze ngende umuntu wacaniye amatanura ducanira Mugina, uretse muri iki gihe cya none basigaye bacanira amatanura bakoresheje za nyiramugengeri. Noneho rero hari igihe twebwe twacanye amatanura ducana ingiga z'ibiti. Itanura rimaze kujyamo imipakiro 3. Riba rihinda nk'uko nakubwira se imodoka iri guterera hehe, riba rihinda bya hatari. Hari iyo bagucopyemo, twabyitaga gucopa, bakujugunyemo, bagahita bagushyiraho umupakiro, uwo mupakiro ugacika, nta kintu bashobora kuzabona. Rero noneho hibaza itanura sinkubyiye imipakiro 3, reba itanura ryenyegejwe karindwi. Bivuze ngo ariko kuko habaho igitondo ahari kurira kwararira umuntu, yego, mu gitondo hakaba hateganyijwe impundu. Yego. Imana ngo ibanza mu itanura. Marayika yururukira mu itanura, bajugunyamo bazi ko babishe. Igitondo ijoro ry'amarira haje igitondo cy'impundu. Basanga marayika yafashe umuriro wose awuca imbaraga, kugeza ubwo umwami yiyiziye. Dawidi rero afite noneho ubuhamya bw'uburemere bw'ijoro ry'amarira, ariko noneho hakagira uburemere bw'igitondo cy'impundu. Bivuze ngo dutangariza umuntu maziranye ijoro ry'amarira, kabone n'ubwo ibyo bikurijije biteye ubwoba bigoye pe, ariko igitondo cy'impundu kirenze ijoro ry'amarira. Reka tunamubwire ko nubwo urwego rwose waba uri kuriraho, yego,
ruturanye n'igihe cyo kuvuza impundu biratura. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Reka tunamubwire ko urwego rwose rw'agahinda n'umubabaro waba urimo rw'inzara rwo kubura epfo na ruguru, yego, biraturanye neza no kubona igisubizo cy'impundu mu gitondo. Imana ihagurutse. Ntabwo vuga ijoro, ushobora kuba ati ko muvuga ijoro rimwe kandi maze amajoro menshi. Reka nangarize uyu muntu ushobora kuba amajoro aba menshi agahimwa n'igitondo kimwe cy'impundu cyuko Imana iguhaye kuvuga. Haleluya, haleluya. Amajoro ye wibabaro n'agahinda yaba menshi ku buzima bwawe bakubayeho menshi, ariko agiye guhimwa n'igitondo kimwe Imana iguhaye kuvugirizaho impundu. Birashoboka ko wari umaze igihe kinini wowe uri kudukurikira. Haleluya, yego, udukurikira wowe uri mu marira n'agahinda, yumvishije byinshi wamubwirije hano kuri Shaka Imana. Twarakubwirije byinshi, hari niba windi wagiye wumva haba mu rusengero, ariko ntiwigirire nabi. Habayeho igitondo cy'impundu ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data mukundwa wowe udukurikirana, twagira ngo tugutangarize yuko ntabwo tuzi amajoro ukesheje menshi y'amarira, ariko Imana iremye igitondo gihima ya majoro yose cyo kuvugirizaho impundu, ukavuga ati mbonye ukuboko kw'Imana mu majoro n'iminsi n'amezi n'imyaka narize, mbonyeho umunsi wo kuvugirizaho impundu. Reka tubwire n'uyu wari ufite ibyaha abona avuga ati se ngewe icyo gitondo cyangeraho gute? Igitondo cy'imbabazi cyo kwakiriraho imbabazi zo kuva mu byaha nakibonana. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 6 tugitanya ngo kuko uburakari bwayo ari ubw'akanya gato. Nawe va muri ibyo byaha, ugiye kubona igitondo cyo kuva mu byaha, igitondo cyuzuye imbabazi z'agakiza, imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ibyaha uko byaba bingana kose, Bibiliya avuga ngo niyo byatukura tukutuku ibasha kuhindura ikaba nka sheregi ubwoya bw'intama. Ndagira ngo twinjira ku musozo, twinjira ku musozo, umbabarire umbwirira abantu bakesheje amajoro menshi, barira barayakesheje menshi. Ntabwo tugiye kurondora ibishobora kuriza abantu, ntabwo turi buvuge, yego, ahubwo ndagira ngo wowe uvuge ku gitondo. Urumva, njyewe wenda mvuze ku ijoro ry'amarira kuko ndayazi amajoro y'amarira, ariko mbabarira umbwire uhumuriza abantu, nanjye umumuririzemo, umbwire ku gitondo cy'imbabazi. Reka tuvuge kuri iki gitondo, yego, iki gitondo kugira ngo dusoza tunakivuga, yego, reka tuvuge ku Bisiraheli bari bacitse ya ngoyi yo mu butayu mu Egiputa, yego, bageze ku nyanja, yego, bari bazi ko bakize wa mugoroba w'amarira, rya joro ry'amarira, yego, basanga inyanja n'imisozi ntabwo bari butambuke, yego. Imana Mose yegereye Uwiteka, umva ukwina ijambo hano Bibiliya hibivugaho kugira ngo umbwire iki gitondo nyumveho. Hano mu bice 14 byo gitabo cyo kuva umurongo w'10 haravuga ngo Farawo abatuze. Hari igihe umuntu abatuzwe n'ibibazo n'ibigeragezo bikamutuga bikamukanda ahantu atinyagamburira. Ahanga ngo Farawo abatuze ngo Abisiraheli bahindukirira Mose. Ni hano nono nituvuga Mose tureba Abisiraheli, tureba abantu bahindukiriye Imana, bakavuga ngo ariko Mana wemeye ko tuba mu buzima bw'ubusharire, wemeye ko tuba mu buzima bw'amarira, ni wowe wavuze ko uzadutabaruka turengera. Ese cya gitondo kiri abari cyumbwira jewe rero umva uko Uwiteka avuze, yego, ngo ahindukirira amagare ya Farawo, yego, ngo inziga zayo ngo zikuruka bigoranye kuko igitondo kigeze, yego, ngo uburakari bw'Uwiteka buhita bufata ayo magare ya Farawo, yego, ngo akuruka biruhije kuko igitondo kigeze, yego,
ngo bagerageje gukurikira ubu bwoko biranga ngo Imana kubera ko cya gitondo cyageze ngo itibwira Mose ngo noneho rambura inkoni hejuru y'inyanja. Ushatse kumbwira ngo iyo igitondo kigeze amagare n'amafarashi bya Farawo inziga zabyo bigenda bikuruka biruhije. Noneho ababariraga barizwa na Farawo batuze bakinjira mu gitondo cyo gushima no kuvuza impundu. Noneho ngo bakimara kwambuka bari mu nyanja yego ngo bageze ku muntu wa nyuma w'Abisiraheli w'igitondo yego ngo n'uwa nyuma wo mu Egiputa nawe yarageze mu nyanja. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Imana ibwira Mose ngo noneho ongera urambure iyo nkoni. Rero aba bantu bo igitondo cyabo cy'Abisiraheli bari bafite ibintu bibatuze. Kiba kirabonetse Miriam ahita atera indirimbo. Ubwo ushatse kuvuga ngo tubwira abantu bari bafite ibintu bibatuze bimeze nk'amagare n'amafarashi by'ingabo bya Farawo ko hari igitondo kw'igitondo cyo kuvugirizamo impundu gisohoye ku buzima bwabo. Imana iguha umugisha. Ushobora kuvuga ngo ibyo bintu muvuga tubyumvisha igihe kinini yego, ariko nubwo ubyumvisha igihe kinini nyine wari utarahura n'igitondo cyane. Erega n'ubundi icyo cyo wenda nitugitindeho ko abantu banavuga ngo abyumvisha igihe kinini. N'Abisiraheli bumvishije igihe kinini babwirwa yuko bazacungurwa bagakurwa mu maboko ya Farawo, ariko bareba n'uburyo cy'abatuze nibibwiraga ko byarangiye ariko igihe cyarageze birarangiye. Kuba utugarijwe ntibivanyeho ko igitondo cy'impundu cyavuye rwose. Kuba ufite intambara zikomeye, kuba ufite akaga n'ingorane, igitondo cy'ubutabazi kirasohoye. Niko ubuhanuzi buje bukubwira. Ubuhanuzi buravuze ngo nubwo umaze igihe hari amajoro menshi y'urusaku n'induru akuriho akubwira ngo ese bizamera bite, umva ko wasenze. Iyo wasenze irihe? Najya ngutangarize mwene data ko iyo senze igaragarije mu gitondo cy'impundu gisohoye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Abantu ngo bakire imbabazi z'Imana. Amen. Ku gitondo cy'umugisha ku buzima bwabo gisohoye. Imana iguha umugisha. Yego, mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Iguha umugisha kuri Shaka Imana. Reka dusoze dusenga dushimira Imana yuko itugejeje ku gitondo cy'umugisha. Nanone mwami Yesu, mwana w'inama w'Imana isumba byose, ijambo riratubwiye ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato, kandi ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ngo ariko bwajya guca impundu zikavuga. Tugushimiye ko mwene data yakiriye igitondo cyo kuvugirizamo impundu. Mushiki wacu mugesheje mu gitondo cyo kuvugirizamo impundu. Afite amarira menshi yaramaranye igihe arira, ariko urakoze kumuhaye kuvuza impundu. Yari afite ijoro ry'uburwayi ry'ubusharire, ariko umugesheje mu gitondo cy'ubuzima, umuhaye kuvuza impundu mu izina rya Yesu Kristo. Umukoko kwawe kweza kubaye kure mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Shalom. Turabakunda cyane.